Bongere tubasuhuze bakunze bukuri ku TV, tugarutse mu kiganiro bita ikibatsi cy'urukundo, mukazajya mugikurikirana buri wa kabiri kuri channel yacu ya YouTube ariyo Ukuri ku TV. Muri icyo kiganiro mukazajya mukurikiramo ibintu bitandukanye byerekeranye n'urukundo, bijyanye n'abantu kubakunda n'uburyo wakwitwara imbere y'umukunzi wawe. Uzamenyeramo byinshi cyane, mumenye byinshi cyane ku rukundo. Mukazajya mukigezwaho rero nanjye twagira mu Ngabire buri wa kabiri. Mbibutsa gukora subscribe, like na share na comment, kuko ibitekerezo byanyu nibyo bituma tugira aho twerekeza. None muri iki kiganiro rero ikibatsi cy'urukundo cyo kuri uyu wa kabiri, tugiye kuvuga ku bintu bitanu wakorera umukunzi wawe kugira ngo atazigera ahantu agana cyangwa se ngo asange abandi. Muri ibyo bitanu rero dusangamo ko ugomba kuha umwanya umukunzi wawe. Iyo rero ukunda umuhaye umwanya wawe ukamwereka ko umwitayeho, umukunzi wawe nawe akabona ko umwitayeho, agumya kugukunda cyane, agahora yumva atarambiwe kuba mwaba muri kumwe mu rukundo. Cyane cyane rero abakunzi bacu iyo tubahaye umwanya tukabitaho, tukabereka ko turi kumwe nabo, bahora badukunda. Rero wewe ufite uwo ukunda cyangwa se uwo mukundana, ugerageza umuhe umwanya umwumve. Icya kabiri rero, ugerageza kenshi kumubwira ko umukunda by'ukuri. Burya iyo umukunzi wawe umuhaye umwanya ukamwereka ko umukunda bitandukanye n'abandi, ahora yumva ari byiza. Rero iyo ushyizeho guhora umubwira ko umukunda, ahora yumva nta n'umwe yagusimbuza imbere ye. Rero iyo umukunzi wawe ukunda kumubwira ko umukunda, ahora yumva ntawe yagusimbuza, kuko aba abona ntacyo yakurana, kandi abona umukunda by'ukuri. Ahora yibaza ko uteye cyangwa se uburyo umezemo, agahora agutekereza mu bitekerezo byiwe. Burya rero kubwira umukunzi wawe ko umukunda cyane bituma ahora agukunda, kandi akaba nta handi yagana asize uhora amubwira ko amukunda. Rero mujye mugerageza mubwire abakunzi banyu ko mubakunda by'ukuri, kuko kutabimubwira aba yumva hari n'igihe waba ufite abandi bigatuma yajya no gushakira ahandi akagucika. Icya gatatu rero mu bintu bituma umukunzi wawe atagira ahandi ajya, ari no kumutega amatwi. Utega amatwi umukunzi wawe. Iyo ukunda rero umuhaye akanya ukamutega amatwi, ukumva ibyo akubwira, umukunzi wawe biramushimisha, bigatuma yumva ari uw'agaciro kuri wowe, bigatuma ahora bigukundira, akumva nawe bimushimishije kuba agufite. Burya rero ntabwo wakundana n'umuntu utagutega amatwi ngo akumve, kandi ari iby'ingenzi mu rukundo. Rero niyo mpamvu tuba dukwiye guha akanya abakunzi bacu, tukabatega amatwi, tukumva ibyo batubwira. Niyo mpamvu rero ujye ugerageza utege amatwi umukunzi wawe. Ikintu cya kane rero muri ibi bitanu wakorera umukunzi wawe kugira ngo atazagucika cyangwa se ngo asange abandi, uzajya ukunda kumwereka ko uhari kubwe. Iyi ngingo rero iba nziza cyane, kuko iyo umukunzi wawe ugerageje kumwereka ko uhari kubwiwe, ahora yumva ko atari wenyine, agahora yumva ko muri kumwe. Niyo mpamvu rero ugerageza kumwereka ko buri gihe uhari kubwiwe, bimushimisha cyane, bikamutera n'akanyamuneza, bigatuma yahora agusingiza. Mu by'ukuri rero ujye ugerageza kumwereka ko uhari kubwe, kandi burya umukunzi wawe iyo ugerageje kumwereka ko
ko uba ari we ukunda arushaho kukwiyumvamo cyane. kandi abakunzi bacu bakunda kuba bakundana n'abakunzi babereka ko bahari igihe cyose. rero nshuti yanjye, ufite uwo ukunda jya umwereka ko buri gihe uhari kubwe. icya gatanu rero, ujye umuhesha agaciro mu bandi. iyo noneho aba ari akarusho. iyo ufite umukunzi wawe ukamuhesha agaciro mu bandi, bimuha icyizere ko agufite burundu. kuko iyo agiye mu bandi akumva turiya muhungu cyangwa se umukobwa akundana na runaka, yatubwiye ko ari umukunzi wanjye, biramushimisha cyane, agahora yumva kuko ahageze yakwirata akanakurata mu bandi. niyo mpamvu rero guhesha agaciro umukunzi wawe mu bandi ntibigutere isoni. nawe ubwe yabyumvise akanyamuneza karamutaha. niyo mpamvu rero tujye tugerageza duhesha abakunzi bacu agaciro mu bandi cyangwa se no mu miryango iyo byabaye ngombwa. rero nibyo bintu bitanu wakorera umukunzi wawe kugira ngo atazagucika cyangwa se atazagusiga agasanga abandi. muri ibyo bintu bitanu rero twasanzemo icya mbere, ugomba kumuha umwanya. icya kabiri, jya ugerageza kenshi kumubwira ko umukunda by'ukuri. icya gatatu, jya umutega amatwi. icya kane, uzajya ukunda kumwereka ko hari kubwe. icya nyuma aricyo cya gatanu, jya umuhesha agaciro mu bandi. ibyo bintu rero nubikora, umukunzi wawe ntago azigera agusiga cyangwa se ngo agute ajye mu bandi gushaka aho biri, ahubwo azahora avuga ati icyampa nkamugumana. agahora rero muri kumwe mu rukundo rwanyu rukaba rwiza cyane. ndumva ari ibyo byibutsa ariko gukora subscribe, like, comment na share, kuko comment zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu bitwunganira mu gutegura ibindi biganiro by'ejo hazaza. ndumva ari ibyo ngibyo, kandi murakoze. mujye mukunda gukurikirana ibiganiro binyura kuri Ukuri Kubu TV. tubashimira mwebwe muzareba iyi video. tubibutsa kandi ko ikiganiro cyacu kizajya kinyuraho buri wa kabiri, mukigezwaho nanjye Ezekiel Twagiramungu. murakoze.